butarambirwa kandi nta buryarya. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo tariki 21 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya umutwe wa 6 murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Zaburi ni ya 81. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 18 murongo wa 9 kugeza ku wa 14. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yongera guca umugani awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati, abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga. Umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi aremarara asengera mu mutima we avuga ati, Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati, Mana yanjye, mbabara njyewe umunyabyaha. Ndabibabwiye, umusoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureka undi. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho wicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe bana b'Imana, aya masomo aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, nidusenge ubutarambirwa nta buryarya. Mu isomo rya mbere, umuhanuzi Hoseya arakoresha inshinga ebyiri zidufasha kwegera Imana, kumenya no gukunda. Ati, nimushishikarire kumenya Imana nta shiti, kandi ishimishwa n'urukundo kuruta ibitambo, no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa. Bavandimwe, hari uwo twibanda ku bikorwa by'inyuma, twagaragariza Imana n'abantu ko turi abayoboke beza, ko turi abakristo b'indani b'imbere, ko ariko tuzi gusenga neza. Ibi byose bikaza kutugusha mu mutego wo gutangira gucira abandi imanza ngo nibo banyabyaha, ngo twe turi intungane. Iki gishuko cyo kwikuza tukishyira heza nicyo umufarizayi aguyemo ubwo yarahuriye mu ngoro n'umusoresha, bombi baje gusenga. Uyu mufarizayi birashoboka ko ibi yivugagaho abyubahiriza kandi ni byiza pe, ariko yihariye ijambo, ntiyifuza ko hari n'ikimana yamwungura cyangwa yamubwira. Niyo mutego tujya tugwamo kenshi mu buke bwacu, tukabwira Imana ibyacu byose, ariko tukiyima umwanya ngo idukebure, ituganirize. Nicyo umwitozo wo gushengerera umaze, aho ugera imbere y'isakramento ugatuza, ukareka Yezu nawe akagira icyo akubwira. Uyu mufarizayi arapfukirana Imana, ari kwivugisha, ari kwitaka, agasebya mugenzi we, ari kwirata akishyira heza, akibona mbese ntakeneye Imana, ari kumva yihagije, ntacyo akeneye ku Mana. Niyo mpamvu azatahiraho ntacyo aronse. Burya icyaha gikomeye ni ukumva ko wowe uri intungane, nta cyaha ugira, udakeneye Imana. Naho umusoresha we aremera icyaha akanasaba n'imbabazi, nibwo azataha akijijwe, naho ureka undi. Kwicisha bugufi imbere y'Imana, kwereka Imana ukuri kose, utayiryarya, ukayereka umutima wawe wose, ukayereka intege nke zawe zose mu isengesho, ntukarega agatuza, nibwo uzaba umwere. Kwicisha bugufi nibyo bizagutunganya imbere y'Imana. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri niwe wigeze avuga ati, la théologie se fait à genoux. Umuntu yiga Imana apfukamye. Gusenga no gupfukama no guca bugufi, tukarangamira ubuhangange bw'Imana. Umukobwa Karina witwaraga neza cyane kandi nawe abizi, agakora ibikorwa by'urukundo byinshi, akitangira abandi, akabafasha. Umunsi umwe ngo yaje gupfa, nuko bamuherekeje bose bati subito santa. Naho umutagatifu vava rwose, Karina atagiye mu ijuru nta wundi warijyamo. Ngo Karina aho yari ari muri purigatori, akabona abarozi n'abasambanyi n'abandi benshi yarazi b'abasinzi, ab'inkozi z'ibibi bose n'indara bari kumutambukaho bajya mu ijuru. Yareba akabona nta kintu Imana iri kumubwira, bigeze aho arayibutsa ati, Mana, urabizi nkiri ku isi sinasambanye, sinibye, nta muntu nishe, rwose nta muntu nahemukiye, ahubwo nakoraga ibikorwa by'urukundo byinshi. Nari umuririmbyi, nari n'umusomyi, nta misa rimwe nigeze nsiba. Ubu koko Mana, ko nkojeje isoni, abaruharwa bose bantambutseho. Nuko Imana iramusubiza iti, Karina we, ni ukuri wakoze byinshi byiza, ariko impamvu ukiraho muri purigatori nuko nta na rimwe wigeze usenga. Wibwira ko nta misa wasibaga, ariko wazaga mu misa aho gusenga, ugatangira ukanegura abandi. Aho kuririmba ukaza wakererewe ngo bakubone, ukarangaza abandi.
waherega mu kureba imyambaro y'abandi nuko abandi bari kwitwara, ugatangira kubagenzura no kubacunga. Warebaga baje gusenga ukabacira imanza, ugatahana ibyaha byinshi kurenza uko waje. Kureba abandi warangiza ukireba nibyo watahiraga. Nge ntiwigeze undeba Imana yawe, ntiwigeze unsenga. Bana b'Imana, abantu benshi bajya bireba bakisenga. Nuko rero ibisengesho by'umufarisayo n'umusoresha uyu munsi niriduhwiture, twongere turebe uko dusenga, twongere turebe niba twebwe tutishyira mu myanya myiza ngo nitwe ntungane, ngo nitwe tuzi gusenga, ngo nitwe dukora neza, ngo ntidusibe isengesho. Kandi ngo abantu nyine barabizi, baratubona, badutangira n'ubuhamya. Baba we, amasengesho ya muvandimwe Imana niyo yashima, ahubwo tujye twisenga tutabizi. Ntukagendere ku bantu b'iyisi, kuko bashobora kukugira umutagatifu ariko Imana yo yakureba ikazunguza umutwe. Aho ujye wibaza uti, mu by'ukuri ko mvuye gusenga nahuye n'Imana, twavuganye, yambwiye cyangwa ninjye wibwiye? Ese niki nahindutse nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu uvuye gusenga? Nabyo Bikira Mariya hanukiye hati, priez sans cesse et sans hypocrisie. Nimusenge ubutarambirwa nta buryarya, musabire isi kugira ngo hinduke. Amahoro bana b'Imana. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mw'iseminari Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.